Twize mu nyigisho ziherutse kuri urwandiko rwa Yohana rwa mbere ari ikiranga cyerekezo gihamya. Twamenye ikiranga cyerekezo gihamya gifite inshinge cyangwa ingingo 8 muri uru rwandiko rwiza rwa Yohana. Kimwe mu bihamya ni icyo Yohana yita kugerageza imyuka kugira ngo tumenye n'ibikomoka ku Mana. Icyo nicyo kibazo Yohana yandika avuga iyo atangira igice cya 4 cy'urwandiko rwe ruhamya. Arandika ati: Bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Icyaba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wese uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana. Ariko umwuka wose utavuga Yesu cyo ntiwavuye ku Mana, uwo mwumvise kuzaza kandi none umaze kugera mu isi. Hari mu gice cya 4 kuva ku murongo wa 1 kujya ku wa 3. Dukomeza gusesengura urwandiko rwa mbere rwa Yohana, turashaka ishingiro ry'igihamya. Twamenya dute ko twakijijwe? Twamenya dute ko dufite ubugingo buhoraho? Muri uru rwandiko rutoya ruhamya rwose, Yohana arimo kutubwira ko twamenya ko tuzi ko dufite agakiza n'ubugingo budashira. Mu mirongo itangira igice cya 4, Yohana dushishikariza kugenzura imyuka. Icyitwa umwuka cyose ntabwo ari umwuka wera. Hari umuntu watubwiye ngo hari ibintu byinshi biba hagati y'ijuru n'isi kuruta uko wabitekereza. Ibi niko bigomba kumera cyane cyane mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka habamo imyuka myiza n'imyuka mibi. Dushishikazwa n'intumwa Yohana gushakisha ubumenyi buhagije bw'ijambo ry'Imana cyangwa ishingiro ryo guterana kw'abera, kuko kwatura ariko tugomba gusuzumisha buri mwuka. Umwuka bose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana. Aho ni ku murongo wa 3. Ni gute umwuka uvuga cyangwa watura ikintu mu mubiri? Icyo Yohana arimo kuvuga nuko buri mugabo na buri mugore uvuga cyangwa watura mu mwuka we no mu mubiri we ko Yesu Kristo yaje mu mubiri yavuye ku Mana. Mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abakorinto, intumwa Paulo yatubwiye ko abadakijijwe, abatubaha Imana bo muri iyi si bagomba kureba ubutumwa bwiza mu mibiri yacu. Muri mu Bakorinto ba 2 igice cya 4. Icyo nicyo Yohana bashatse kuvuga iyo avuga umwuka uvuga mu mubiri. Kugira ngo usobanukirwe iyi ngingo, tugomba gusubira mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Uribuka ko mu gice cya 17 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, Yesu yasenze isengesho rikomeye cyane ry'umutambyi mukuru asengera intumwa n'itorero. Ubwo umwami wacu Yesu Kristo yasengeraga intumwa, yabasengeye kugira ngo babeho, kugira ngo isi imenye ko Imana yamutumye, umwana w'Imana, muri iyi si, kandi ko Imana yabakunze nk'uko yakunze umwana wayo bwite. Ni gute bagombaga kubaho kugira ngo isi bimenye? Mu byanditswe bye, ingingo Yohana akomeza gushimangira nuko intumwa nizikundana zizereka isi ko Imana ibakunda, kandi ko Imana bakunze cyane ku buryo yatanze umwana wayo ngo aze mu isi kugira ngo bakizwe. Uribuka ko mu cyumba cyo hejuru Yesu yabwiye intumwa mbere yuko basezera ati: Mufite ubutumwa bw'urukundo bwo kubwira isi. Dore uko ubwira abantu ubutumwa bw'urukundo. Mutangire mukundana, maze abantu nibabona mukundana nk'uko nabakunze, bazakira ubwo butumwa bw'urukundo. Ibi byabaye mu bihe bya mbere by'itorero. Dore uko bakundana. Ibi nibyo byavugwaga kenshi mu myaka ya mbere y'amateka y'itorero. Ndibaza, ni kangahe twumva isi ivuga gutyo muri iki gihe? Iyo abantu batubonye nk'uko bajya batubona mu nsengero, ese bajya batureba maze bakavuga bati dore uko bakundana? Ni icyo bagomba kutuvugaho, kuko Yohana atubwira ko ari uko twatura cyangwa tuvuga umwuka wa Kristo mu mibiri yacu. Kandi nuko tubwira isi yose ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16.
twamamaza ukuri k'uwo murongo iyo dukundana nk'uko Yesu Kristo yakunze intumwa. Nyuma yo kutubwira nk'iriburo ry'igice cya 4 ko imyuka yacu igomba kuvuga urukundo rwa Kristo mu mibiri yacu, Yohana ahera ko akaduha impamvu 10 zituma tugomba gukundana. Yohana arimo kutubwira ko ari ngombwa cyane ko twatura cyangwa tuvuga umwuka wa Kristo mu mibiri yacu no mu myuka yacu, kuko ari wo mwuka w'urukundo. Yohana atubwira ko umwuka wa Kristo w'urukundo uri mu mibiri yacu n'urundi rushinge rwo kukiranga cyerekezo cyacu gihamye. Hano muri Yohana wa mbere igice cya 4, aho intumwa y'urukundo iduha impamvu 10 zituma tugomba gukundana, anaduha igice cyiza cyane cyo muri Bibiliya kivuga ku rukundo. Mbere na mbere, mu murongo wa 7, Yohana atubwira ko tugomba gukundana kuko urukundo ruturuka ku Mana. Urukundo nyarwo, urukundo rwa agape, ni urukundo rw'Imana. Imana niyo soko y'urukundo nyarwo. Niyo mpamvu Yohana atubwira ati, mwebwe abizera Kristo mugomba gukunda. Nimwe mwenyine mwakunda ku buryo bukwiriye cyangwa buzima, kuko urukundo nyarwo ari urw'Imana. Hanyuma Yohana agasubira ku nyigisho yo guhamya atubwira ko tugomba gukundana kuko Imana ari urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Aho ni ku murongo wa 16. Uramutse ugiye ku isi hose ugashakisha abigishwa ba Yesu Kristo bose, ni gute wamenya abaribo? Dushingiye ku byavuzwe na Yohana, dore uko wabamenya. Abantu bose bakunda n'urukundo rwa agape, urukundo nyarwo. Urukundo Pawulo asobanura mu Bakorinto ba mbere igice cya 13, wahitamo abo bantu kuko urwo rukundo ruturuka ku Mana gusa. Nuko rero, abakunda gutyo cyangwa muri ubwo buryo nibo babyawe n'Imana. Bazi Imana. Kandi abantu badakunda gutyo ntabwo ari ab'Imana. Ibi bituma kugenzura imyuka byoroha cyane. Impamvu ya gatatu Yohana atanga ituma tugomba gukunda igaragara mu murongo wa 8 w'igice cya 4. Tugomba gukunda kuko Imana ari urukundo. Urukundo ni rwo rusobanura Imana icyo ari cyo. Hamwe n'ibyo, tubona aya magambo y'ibyanditswe akomeye agira ati, Imana ni urukundo. Urukundo ni rwo rusobanura kamere y'Imana. Iyo uvuze ko wabyawe n'Imana cyangwa ko uri muri Kristo, umwana w'Imana, ubwo ugomba kurangwa n'urukundo. Dushingiye ku byanditswe, igihe cyose ubuzima bw'umwuka burangwa n'urukundo. Ibyanditswe nuko bikomeza kwigisha. Tujya dukunda gusimbuza impano z'umwuka urukundo. Uyu munsi hari imirimo y'umwuka cyangwa kugaragara kw'imbaraga z'umwuka, abantu benshi bakubwira ko ari byo bigaragaza ko uri umunyamwuka. Ariko ibyanditswe biravuga ngo oya. Igihamya yuko uri umunyamwuka ni urukundo. Imbuto cyangwa igihamya cy'umwuka ni urukundo. Imana ni urukundo, kandi iyo uvuze ko wabyawe n'Imana, ibyo bihamisha kugaragaza umwuka w'urukundo wa Kristo mu mubiri wawe. Mu mirongo ya 10 na 11, Yohana avuga ko tugomba gukunda kuko dufite urugero rukuru rw'urukundo. Yohana bavuga Yesu Kristo apfira ku musaraba. Hanyuma aravuga ati, muri iki ni mu rukundo ruri. Suko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze, igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo, natwe dukwiriye gukundana. Nuko rero, ugaragaza ko wakiriye ubutumwa bwiza iyo ukundana urukundo rwa agape. Mu murongo wa 16, Yohana atubwira amagambo afite byinshi ansobanurira. Muri uwo murongo aravuga ati, Imana ni urukundo, kandi ugira urukundo aba afite Imana, kandi Imana iba muri we. Mu Baheburayo igice cya 11 tubwirwa ko tutasanga Imana kiretse twemera ko iriho. Igihe narimo gukora ubushakashatsi nshaka kumenya Imana, mu kuri kandi nshaka kugirana umubano nayo,
nisanze nsanga Imana mvuga nti nizera ko uriho, ariko se uri iki? Nakumenya nte kandi ntazi icyo uri cyo? Niba wemera ko iriho, mbese wari wigera ubaza uti Imana ni iki? Dore kimwe mu bisubizo. Muri Yohana wa mbere, Yohana yavuze ko Imana ari umucyo. Nuko rero niba ushaka kugirana umubano n'Imana, ugomba kujya mu mucyo kandi ukagendera mu mucyo, kuko Imana iba mu mucyo. Ariko hano mu gice cya 4, Yohana avuga ko Imana ari urukundo. Natwe kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Aho ni ku murongo wa 16. Nigeze kubona ibi umunsi umwe nsohotse hanze saa 9 za mu gitondo ngiye gukora imirimo yo gufasha abantu, kandi nari mbizi ko ngiye gufatanya n'abantu benshi batari bumfashe cyane abana bari bafite ibibazo byinshi. Nibuka nsenga isengesho riteye ritya: Mana, uvuga ko uri Imana y'urukundo rwa agape. Ndatekereza ko ushobora kuba urimo gukunda abantu ukabakundisha urwo rukundo rwa agape, aho abantu bakeneye gukundwa n'urwo rukundo, kuko barimo kubabazwa mu buzima bwabo. Ngiye kujyaho abo bantu bababazwa mu buzima bari, maze mpagarare hagati y'urukundo rwawe n'akababaro bafite. Nimbikora, unyuze urwo rukundo rwawe muri jye, maze ushyire mu bikorwa urukundo rwawe mu kababaro k'abo bantu barimo kubabara. Uzi n'ibindi se? Imana yarabikoze. Kandi maze kubikora, ku nshuro ya mbere mu buzima bwanjye, numvise menya Imana mu buryo bwo kugira umubano nayo, menya ko hari ukuntu nayikozeho maze nayinkoraho. Hari umuntu wabyanditse mu muvugo muri ubu buryo ati: nashatse ubugingo bwanjye, ariko ntabwo nigeze mbubona. Nashatse Imana yanjye, ariko Imana yanjye yarancitse. Mpuye n'umuturanyi wanjye mbona byose. Hari ubwo nabikabya nkavuga nti nasanze Imana mu ikorosi ry'umuhanda saa 9 za mu gitondo. Ntabwo nasanze Imana mu rusengero cyangwa mu ishuri rya Bibiliya, ariko nayisanze ahari akababaro kenshi n'ubukene bwinshi. Ndakugira inama ngo ibyo bintu uzabikore. Iyo dutekereje Imana, dukunda kuyitekereza nk'iri hejuru cyane mu ijuru. Gerageza gutekereza Imana nk'iri hano ku isi. Tekereza Imana nk'ikuzengurutse hose, nk'Imana y'urukundo ishaka gukunda abantu bababaye bose bakuzengurutse inyuze muri wowe. Kunda abantu ubuzima bwabo bugenda buhura n'ubwawe igihe cyose, abantu bababaye, abantu bakeneye gukundwa n'urukundo rw'Imana. Gerageza ubwire Imana uti: uyu munsi ndashaka kujya aho abantu bababaye bari, kandi ndashaka kujya hagati y'urwo rukundo ari rwo wowe n'akababaro bafite kose. Nimbikora, unyuze urukundo rwawe muri jye, maze ubakiza akababaro kabo. Nizera neza ko hari ikintu cyiza cyane uzabona. Nkoze ubwo bushakashatsi, namenya aho Imana iri, kandi menya aho nkeneye kuba ubuzima bwanjye bwose. Yohana yabivuze muri ubu buryo: Imana ni urukundo. Nuko rero ubashije kuguma muri urwo rukundo ari rwo Imana, uramutse uhagaze mu nzira y'urukundo maze ukaba umwe n'urwo rukundo, nibwo wakwemerera urwo rukundo kugutemberamo. Nuguma muri urwo rukundo ari rw'Imana, uzaguma mu Mana kandi Imana izaguma muri wowe. Ibyo nibiba, ndagira ngo nkubwire ko uzabona urundi rushinge rwo kukiranga cyerekezo gihamye. Yohana avuga ku murongo wa 17 w'igice cya 4 ko tugomba gukundana, kuko nitubikora tuzagira gushira amanga ku munsi urubanza rw'Imana. Tuzagira gutinyuka ku munsi urubanza rw'Imana. Ntabwo nzi icyo utekereza ku munsi urubanza rw'Imana, ariko ntabwo numva ko nzahagarara imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo nshize amanga. Nemera ko hazabaho intebe y'urubanza rwa Kristo aho abakijwe bazasuzumirwa. Aho niho hantu ntazahabwa uburenganzira bwanjye. Ntabwo nzazamuka ngo nimpagira mvuge nti ndashaka uburenganzira bwanjye. Aho niho hantu hanyuma ku isi, aho nzifuza guhabwa ibinkwiriye,
kuko nzi ko nkwiriye kurimbuka. Nincirwa urubanza nzaba ndimo gutekereza imbabazi n'ubuntu n'urukundo. Hari umucamanza w'umusaza wigeze kumbwira ko abantu benshi bigeze guhagarara imbere ye abacira urubanza batashakaga ubutabera. Yarambwiye ati, kuko akenshi babaga bahamwa n'ibyaha, abenshi muri bo basabaga imbabazi kuruta uko basaba ubutabera. Yohana aduha igitekerezo gishimishije cyane. Aratubwira ati, nidukunda neza, hari ubwo twahagarara imbere y'intebe y'urubanza dushize amanga, kuko nk'uko ibyanditswe bivuga, iherezo ry'amategeko ni urukundo. Iyo ukunda umuturanyi wawe, ntabwo wica itegeko na rimwe ryerekeye ku muturanyi wawe. Urukundo ni ugusohoza amategeko. Nuko rero, nukunda neza, ubwo wagira gushira amanga ku munsi w'urubanza rw'Imana. Yohana avuga mu murongo wa 17 ko tugomba gukunda kuko uko ariko turi muri iyi si. Nitwe busobanuro bwa Kristo muri iyi si. Kristo ntaba muri twe kandi uru rukundo rwa agape rugahishurirwa muri twe kandi rukagaragarira muri twe. Ibi bizaba uko ariko turi muri iyi si. Nicyo gituma Pawulo atubwira ko ari twe Bibiliya abantu bamwe basoma kandi nitwe butumwa bwiza bazumva cyangwa bazabona. Aho ni mu Bakorinto ba 2 igice cya 3 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo, turimo kwandika ubutumwa bwiza, twandika igice kimwe ku munsi twandikisha ibyo dukora n'ibyo tuvuga. Abantu basoma ibyo twandika byaba ari ibinyoma cyangwa ari ukuri. None se ubutumwa bwiza ni iki kuri wowe? Uri Bibiliya bwoko cy'abantu basoma iyo basoma ubuzima bwawe? Guhigwa guhari nuko iyo dufite uru rukundo rwa agape rudutemberamo, ubwo nibwo kubw'ubuntu bw'Imana twavuga tuti, uko niko turi muri iyi si. Mbese abantu bakubonamo Yesu? Mbese umuryango wawe ubona urukundo rwa Yesu rugutemberamo? Yohana atubwira mu murongo wa 18 w'igice cya 4 cya Yohana wa mbere ko tugomba gukundana kuko urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Ubwoba ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane dufite muri iki gihe. Hari ubwoba buri mu muntu. Uramutse uri mu ishyamba hanyuma ukabona ingwe igiye kugufata ukagira ubwoba, ubwo bwoba burumvikana kuko umuntu muzima wese agira ubwoba. Uramutse utagize ubwoba, waba ufite ikibazo mu buzima bwawe. Ariko ari nta ngwe ihari, ari nta mpamvu yo gutinya n'imwe, maze ukagira ubwoba, ibyo byitwa ubwoba bwo mu mutima. Hari abantu bahorana ubwoba, hari abantu bahora bafite ubwoba ibihe byose. Dore umuti w'ubwoba utangwa na Yohana cyangwa uko wakemura ikibazo cy'ubwoba. Urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Mbese Yohana ni icyo abashatse kuvuga iyo avuga ibyo? Nkuko Yohana yatubwiye ko twabona gushira amanga cyangwa gutinyuka ku munsi w'urubanza rw'Imana nidukunda neza, aranavuga ati, nukundana urukundo rutunganijwe, wakwirukana ubwoba. Mbese ubwoba bugamije iki? Utinya iki? Hari ubwo waba utinya ko hari ikintu cyakubaho cyangwa ko hari ubwo wagira icyo utakaza nk'ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bw'umuntu ukunda. Ni iki kigiye kumbaho? Icyo kibazo gisobanura impamvu zo gutinya kwacu kose. Nusobanukirwa urukundo, cyane cyane amategeko 2 Yohana ashimangira, kunda Imana kandi ukunde mwene so, nibwo uzamenya ko urukundo rutunganijwe rumara ubwoba. Ibuka urukundo icyo ari cyo. Yohana yatubwiye ko Imana ari urukundo. Imana niyo rukundo rutunganijwe rwose. Iyo dufite Imana n'iki twatinya? Iyo ufite ubwoba, Yohana avuga ko utazi Imana kandi kudakunda Imana by'ukuri. Ubanza ari icyo Yohana avuga iyo agira ati, urukundo rutunganijwe rumara ubwoba. Urukundo rutunganije rumara ubwoba. Hanyuma Yohana akatubwira mu murongo wa 20 w'igice cya 4 ko tugomba gukundana kuko gukunda Imana no gukunda abantu bitatandukanywa. Ntabwo wavuga ngo nkunda Imana ntukunde mwene so, kuko buri umunyabinyoma bigenjeje utyo.
Ibi byiciro by'urukundo byombi ntabwo bitandukana. Bikora umusaraba ugizwe n'urukundo dukunda Imana, urukundo rw'ikijyejuru, n'urukundo rw'intambike, arirwo rukundo dukunda mwene data. Impamvu ya 10 ya Yohana ituma tugomba gukundana imeze nk'itegeko. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo, ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Aho ni ku murongo wa 21. Ubusanzwe ntabwo dukunda guhabwa amabwiriza cyangwa gutegekwa. Twifuza kubohoka tugakora ibyo dushatse. Ubwo rero ntabwo dusobanukiwe imbaraga z'iri jambo itegeko. Tubaye dufite ubundi bwoko bw'ubutegetsi nk'ubutegetsi bwa cyami, ahari yenda twasobanukirwa iri jambo. Hari ukuntu impamvu ya 10 ya Yohana ituma tugomba gukundana, ariyo mpamvu yonyine Yohana yashakaga kutubwira. Yesu yadutegetse gukundana. Murumuna wanjye yagiye mu gisirikare. Yari umwana w'umusore uruhije, ariko igisirikare cyamugize umugabo muzima ndetse n'umunyabwenge igihe yari mu mahugurwa ya gisirikare. Nanejejwe n'ukuntu igisirikare cyahinduye murumuna wanjye. Mubajije uko byagenze, yambwiye udukuru dutoya nkaka. Hari umunsi ubwo umutoza we yamutegetse kujya muri pubere cyangwa igikoresho gishyirwamo imyanda, maze amutegeka kugumamo akavuza induru kumara iminota 30 avuga ati, hari umuntu wantayemo. Hanyuma ambwira ikindi gihe yarimo kunywa itabi kandi atarabyemerewe. Nyuma yaho umutoza we amubwira ko bari bugire ibirori byo gushyingura ako gasigara. Yamubwiye uburebure n'ubugari uwo mwobo wagombaga kugira ngo bashyinguremo ako gace k'agasigara. Uwo mwobo wagombaga kugira ibipimo by'imva nyayo. Byafashe murumuna wanjye umunsi wose gucukura uwo mwobo. Umunsi wije, nyuma yo gushyingura ako gace k'agasigara, yuzuye ibitaka n'icyuya, umutoza waramubaza ati, ariko se ubundi ka gasigara wagashyinguye kareba mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo, cyangwa iburasirazuba cyangwa iburengerazuba? Murumuna wanjye ntabyo yarazi. Umutoza aramubwira ati, umbabarire, ariko twebwe hano dushyingura amasigara areba mu majyepfo n'amajyaruguru. Ubwo rero ugiye kugataburura maze wongere ugashyingure neza karebe mu majyaruguru no mu majyepfo. Mbese utekereza ko ikindi gihe murumuna wanjye yabuzwaga kunywa itabi yigeze arinywa? Ayo mabwiriza yo kutanywa itabi yari itegeko, ntabwo cyari igitekerezo. Icyo ni itegeko ari cyo. Muri iki gihe turimo gutakaza ubusobanuro n'imbaraga z'amagambo nka amabwiriza cyangwa amategeko. Icyakora Yesu yavuze ko ari umwami n'umutware. Ubwo Yesu yatangaga itegeko rye ntabwo ryasubirwaho. Amategeko ye ntabwo yagombaga kugibwaho impaka cyangwa kuyahinyuza. Amategeko ya Yesu yagombaga kumvirwa. Yohana tubwira ko impamvu ya 10 ituma tugomba gukundana ari uko Yesu yadutegetse gukundana. Nusoma igice cya 5 uzamenya ko Yohana tubwira ubundi buryo twamenya ko tuzi ko dufite agakiza. Urugero, Yohana tubwira ko kwizera ariyo ngingo y'ingenzi iduhamiriza. Tuneshesha isi kwizera kwacu, urwo n'urundi rushinge cyangwa n'ingingo iri ku kiranga cyerekezo gihamye. Kandi iyo ufite uko kwizera kunesha, urwo ruburundi rushinge rwo ku kiranga cyerekezo cyawe gihamye. Iyo ufite impano yo kwizera, bimera nk'umurage w'Imana muri wowe, kandi uzahora unesha isi utitaye ku ngaruka zirimo kandi utitaye no ku nkomyi zihari. Umurage w'Imana ukurimo ari w'impano yo kwizera, uzahora utsinda isi. Numenya ko ufite uko kwizera gutsinda isi, uzabona urundi rushinge cyangwa ingingo ku kiranga cyerekezo cyawe gihamye. Kandi mu gice cya 5 Yohana tubwira ko hari ibihamya bitatu mu buzima bwacu biduhamiriza. Hari igihamya cy'umwuka, igihamya cy'amazi, kandi hakaba n'igihamya cy'amaraso. Bisa nkaho Yohana tubwira ko Imana yamaze kuduha igihamya cy'umwuka n'imbuto y'umwuka wera mu buzima bwacu. Ariko kandi Yohana avuga amazi, ubanza bavuga umubatizo w'amazi.
ubusobanuro bw'umubatizo twirengagije icyo wemera ko ari bwo buryo bw'umubatizo ni uko ari uko bidashoboka ko waba umwigishwa wa Yesu mu ibanga. Umubatizo utuma ibyo bidashoboka. Iyo ufite kwizera guhagije ko kwamamaza uti ndi umuyoboke wa Kristo, cyane cyane mu bihugu bitoteza abayoboke ba Kristo, kubatizwa kwawe kwaba indi ngingo cyangwa urundi rushinge rwo ku kiranga cyerekezo cyawe gihamye. Mu gice cya 5 Yohana asoza urwandiko rwatubwira ati, kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Hari ubwo Yohana yaba yarimo kuvuga ubutumwa bwiza yanditse. Mu mirongo 16 ya mbere y'uru rwandiko, Yohana yatubwiye icyo yashakaga kutubwira. Mu gice cya 2, icya 3 n'icya 4 arabitubwira. Mu gice cya 5 Yohana arimo kutubwira icyo yatubwiye. Muri iyi mirongo yo mu gice cya 5 Yohana arimo kwanzura icyo yari arimo kutubwira mu bindi bice byo muri Yohana wa mbere byose. Noneho ndagira ngo twihuse cyane dusesengure Yohana wa 2 na Yohana wa 3. Izi nzandiko ni ntoya cyane, nibyo bitabo bitoya cyane byo mu Isezerano Rishya. Hari uruhererekane rugaragara mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, n'izi zandiko ntoya zitwa Yohana wa 2 na Yohana wa 3. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, yarimo kutubwira cyangwa kutumenyesha Yesu Kristo. Kandi wibuke bya bibazo bigira biti: Yesu ninde? Kwizera ni iki? Ubugingo ni iki? Uwo niwo wari umugambi wa mbere wa Yohana yandika ubutumwa bwiza. Yohana yashakaga kutubwira Yesu Kristo. Muri Yohana wa mbere, ingingo ivugwa ni igihamya. Umenya ute ko wizeye Kristo kandi ko ufite ubugingo Kristo yatuzaniye? Muri Yohana wa 2 na Yohana wa 3 hashimangira ukuri kwigishijwe na Kristo. Yohana avuga nk'umunyateolojiya muri Yohana wa 2 na Yohana wa 3 kuko yita ku kuri Yesu yigishije no kwiyemeza kwawe ko kumenya no gushyira uko kuri mu ngiro. Yohana avuga ijambo kuri inshuro 11 muri izi nzandiko ebyiri ntoya zigizwe n'imirongo 13 na 12 uko zikurikirana. Nk'uko twabibonye mu nzandiko za Pawulo, ni ingenzi cyane kuvuga ngo nzi uwo nizeye kuruta kuvuga ngo nzi icyo nizeye. Uyu munsi dushimangira birenze kumenya icyo twizeye. Uyu munsi dushimangira cyane kumenya icyo twizeye. Ibihe turimo bitubwira ko ubumenyi ari imbaraga cyangwa ubutunzi. Nemera ko iyo mitekerereze yageze no mu itorero, iyo dutahuye imikorere ya teolojiya ihambaye ishimangira ngo menya icyo wizera, hanyuma ikamagana umuntu wese utemeranya na buri kantu ko mu myizerere n'imyigishirize y'ibyo wizera. Umuntu yaba atemeranya nawe ku ngingo runaka, ukumva ko ugomba kumwigizayo no kwanga uwo muntu, ntimugire icyo muhuriraho. Iyo ntabwo ariyo ntego y'ibyanditswe. Intego y'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni iyi: Yesu ni iki? Kwizera Yesu bisobanuye iki? Ubu bugingo ufite kuko wizera Yesu ni iki? Intego ya Yohana wa mbere ni ukuntu umenya ko uzi ko ufite agakiza muri Kristo. Icyakora muri Yohana wa 2 na Yohana wa 3, intumwa y'urukundo yita ku kumenya icyo wizera, cyane cyane ibyigishijwe na Yesu. Iyi ntumwa y'urukundo irwanya cyane cyangwa yamagana cyane abantu batigisha ibyigishijwe na Yesu. Ubuyobe cyangwa kugoreka ibyigishijwe na Yesu byatangiye mu minsi ya mbere y'amateka y'itorero, kuko twumviye intumwa y'urukundo ivuga muri izi nzandiko ntoya ngo nihagira uzi wanyu atazanye iyo nyigisho, ntimuzamucumbikire kandi ntimuzamuramutse muti ni amahoro. Ho ni muri Yohana wa 2 igice cya 2 ku murongo wa 10. Yohana arwanya abigisha b'ibinyoma ndetse n'ubuyobe. Yohana yandika izi nzandiko, yandikiye urwandiko rwa 2 umugore watoranijwe. Iyo bifasha mu buryo busanzwe, ubona uru ari rwo rwandiko rwonyine rwo muri Bibiliya rwandikiwe umugore. Hari ibitabo byitwa amazina y'abagore, ariko iki nicyo cyonyine cyandikiwe umugore.
Biragaragara ko Yohana yari afitanye umubano wa gishumba n'uyu mugore watoranijwe n'umugabo witwaga Gayo n'abandi. Bikumenyesha umubano wa gishumba Yohana yagiranaga n'aba bantu. Ariko kandi Yohana yagiraga n'abantu bateza ibibazo nka Diyotirefe wakundaga kuba ukomeye muri bo. Dushingiye ku byanditswe na Yohana, avuga uyu mugabo 9 na 10 yo muri Yohana wa 3. Yohana atubwira ko yoherereje itorero urwandiko rutoya, ariko asanga ko Diyotirefe wakundaga kujya imbere y'abandi nk'umuyobozi atagandikira ubushobozi Yohana yari amufiteho kandi akanga no kumwumva. Yohana aravuga ati, ubwo nzaza nzabibutsa ibyo akora, nuko tuvuga amagambo mabi y'ubupfu, nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data n'ababishaka akababuza akabaca mu itorero. Mbona ari ibintu bishamaje kubona intumwa Yohana yari afite umuntu mu rusengero rwe ugomba kuba yaramukomeretsaga buri gihe. Hari ubwo usanga umushumba muri iki gihe afite umukuru mu itorero cyangwa undi muyobozi mu itorero amubuza amahoro. Kuba Yohana nawe yari afite uwo muntu mu itorero rye wateshaga agaciro gahunda ze, utaragandukiraga ubuyobozi bwe kandi wamurushyaga, mbona ari ihumure ku bashumba benshi. Ubwo abashumba benshi muri iki gihe bazi icyo bivuze kugira umuyobozi umeze nka Diyotirefe, ni ihumure kumenya ko n'intumwa y'urukundo yagombaga kwihanganira no kubana n'abantu bateye batyo mu bihe bya mbere y'itorero rya Kristo. Dusoza inyigisho y'uyu munsi, ndagira ngo nkubaze, mbese waba warakiriye Yesu mu buzima bwawe nk'umwami n'umukiza wawe? Uzi ibyo yigishije? Uramukurikira? Niba atari uko biri, ndagusaba ngo bikore nonaha. Yesu ni urukundo kandi agukunda urukundo rudashira. Mbega ukuri gutangaje! Imana idukunda urukundo rudashira. Urukundo rwayo ntacyo rushingiraho, kandi dutegeka gukundana nk'uko idukunda. Tudafite urukundo rw'Imana ntabwo twakundana. Dukeneye gufashwa n'Imana kugira ngo dukunde nk'uko Imana ikunda. Umuntu wese wemera ko Yesu ari we Kristo, Mesiya wasezeranijwe, abyarwa n'Imana. Uwabyawe n'Imana wese yumvira amategeko ye. Mwigishwa mwiza, niba warizeye urukundo rw'Imana rudashira, yisange uyu munsi uba umwana wayo maze utangire gukurikira urukundo rw'Imana kugira ngo rugutemberemo rugere ku bakuzengurutse bose bababaye kandi bakeneye urukundo. Turagusabira ngo Imana ikuzuze ibyiringiro, umunezero, amahoro n'urukundo byayo kugeza ubwo tuzongera kubonana. Naho ubutaha.